Umwami Gahima yaraze ingoma ye Ndahiro Cyamatare. Bene se baramuhagurukira baramurwanya, bageza n'igihe batabaza abanyamahanga ari bo Nzira na Nsibura. Ndahiro Cyamatare yari yasigaranye ibihugu by'Induga n'iby'Inkiga, Ubuganza, Ubwanacyambwe byari byigaruriwe na bene se. Hanyuma baza no kumutera n'aho yari asigaranye. Ndahiro ati sinshaka ko bansanga mu Rwanda hagati, ngiye mu Nkiga ariho bazansanga, nibansinda nzagwe hakurya y'umugezi ari wo Nyabarongo. Yakomeje agira ati ariko umwana wanjye Ndoli ntibazamubona, azava mu Rwanda batazamunkurikiza ndamutse mpfuye. Basubira mu Bwiru baraguriza aho bazamuhungishiriza, bemeza ko bamwohereza kwa Nyirarume Karemera i Karagwe. Bashaka n'umuntu wazajya ajyayo akabwira Ndoli uko u Rwanda rumeze. Umugabo Kavuna akaba yicaye mu muryango yumva ibyo bavuga byose. Bamurabutswe bati tumwice yumvisha Ubwiru kandi yazamena amabanga. Umwami Ndahiro ati nimumureke, ubwo yabyumvishe byose niwe ubaye intumwa yacu. Muzajye mumutuma kuri Ndoli, nawe amutume agaruka ababwire uko ameze n'imihigo afite. Bazana umuhoro w'umwami bawumuremesha uruguma ku gahanga, kandi barawumuha ngo bizabe urwibutso kwa Ndoli. Ndoli bamuhungishiriza kwa Karemera ari we Nyirarume. Nibwo Ndahiro ahungiye mu Nkiga n'ingabo ze bambuka Nyabarongo. Bene se n'abanyamahanga bari batabaje barahamusanga, baraharwanira biracika. Ingabo z'umwami Ndahiro zirahashirira, asigara arwanye wenyine, agwa mu myambi y'Abakongoro ba Nzira. Yaguye hafi ya Kibirira. Uwo mugezi wari wabaye urugina rw'amaraso. Kuva icyo gihe biba umuziro mu Rwanda. Nta mwami w'i Rwanda wongeye kwambuka uwo mugezi, kuko wari wanyoye amaraso y'umwami. Umurambo wa Ndahiro abanzi be barawubambye, bawubamba ahantu hitwa Irubi rw'Inyundo hafi yo ku Muhororo. Bashinze igiti aho Ndahiro yari yahambwe, bamwerekeza mu mahanga bagira ngo umuzimu we utazoreka u Rwanda. Abagore be barimo nyina wa Ndoli ari we Ruganzu, babahambye ahitwa mu Miko y'Abakobwa. Icyo gihe cyose Ndoli yari yibereye i Karagwe, Kavuna akajya kumubwira aho ibintu bigeze. U Rwanda rutwarwa n'abanyamahanga bari bagwiriyemo Abashi n'abo bari batabaje. Bararutegeka rugwa mu cyunamo banga kuva mu Rwanda. Kavuna akomeza kujya asohoreza Ndoli ubutumwa bw'Abiru, amubwira ko u Rwanda rugeze kure kandi rwifuza cyane umwami, ngo icyamuha hakaba haracitse ku icumu umwana wa Ndahiro. Nibwo Kavuna aje kubwira Ndoli ati ngwino, u Rwanda rurakwifuza. Ndoli arahaguruka ava i Karagwe kwa Nyirarume Karemera, aza ashagawe n'abantu benshi n'inka nyinshi. Bageze ku cyambu cy'Akagera, Ndoli abwira umusare ati wambutse abandi bose, ariko uriya mugabo witwa Kavuna uramenye ntumwambutse. Kavuna arahagarara areka abandi barambuka, yibwira ko aza kubaheruka nta kintu cya shebuja gisigaye hakurya. Yegera ubwato abwira umusare ati nanjye ntwara nomoke. Umusare ati reka da, ati shobuja yambujije kukwambutsa, ngo uragume iyo ngiyo. Kavuna acika intege arababara cyane. Aruzi ko u Rwanda rugiye gusubirana kandi atarurimo, atekereza n'umuruho wose yagize. Agira icumu rye n'umuheto we abivunira ku ivi, abijugunya mu ruzi. Nawe arabikurikira agenda avuga ati uzaruha mu Rwanda wese ajya aruhuwa Kavuna. Kuruha Kavuna bisobanuye ukuruhira undi ntibigire akamaro, umuntu ntabishimirwe ndetse akiturwa inabi aho kugororerwa. Ndoli ajya guheza Kavuna hakurya y'uruzi, yangaga ko yazongera kujya yumviriza akazamumenera ibanga. Yari azi ko agira indanyago, ariko Ndoli ntiyari azi ko Kavuna aziheba bigeze aho kwiyahura.